tumenyereye ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'amafi, ubworozi bw'ingurube, ariko biratangaje ubwo twari mu karere ka Gasabo ku Murindi twahasanze umworozi w'amasazi. Amazina yanjye nitwa Manirafasha Adrien, ndi umworozi w'inkoko, haba n'umworozi w'amasazi y'umukara. Mu buzima busanzwe n'impuguke mu bworozi, numva mfasha aborozi cyane. Ubu bworozi twabutangiye aho hari ibibazo by'ibiryo by'amatungo bigenda bizamuka, igiciro cy'ibiryo by'amatungo. Noneho ibyo bituma dutekereza ikintu cyagabanya igiciro cy'ibiryo. Nibwo RAB yatuzaniye ubu bworozi, turabutangira, tubona bushobora gutanga igisubizo cyane, igisubizo gikomeye. Ubu bworozi uburyo bukorwa nabibasobanurira mu magambo make. Aya masazi ubundi ni amasazi yihariye atari nk'aya ngaya asanzwe tuzi atera indwara. Ni amasazi yororwa, aya masazi agatera amagi, noneho ya magi akavamo utunyorogoto duto, ari two tuvaho intungamubiri zigaburirwa inkoko n'ingurube. Bitangira zatereye amagi hano, mwabireba neza, ziragenda zigatera amagi mu duti tuba twateguye hano. Noneho ya magi tukayakuramo tukayashyira ahantu avuka, yamara iminsi 5 akavukamo twa tunyorogoto. Iyo tumaze kuvuka dutangira kutugaburira imyanda ibora, ibisigazwa byo mu gikoni, muri resitora, cyangwa se amatoto y'ingurube, amase y'ingurube, biterwa n'icyo umuntu ashobora kubona hafi. Hanyuma twa tunyorogoto turagenda tugakura, nyuma y'icyumweru turabivangura, hakavamo utunyorogoto n'ifumbire y'imborera y'umwimerere. Kuko twa tunyorogoto tuba twariye ya myanda ibora, tukayicagagura, tukayikuramo ifumbire y'umwimerere. Reka mbereke, hano hari ifumbire ariko harimo na twa tunyorogoto muri kutubona. Nukuvuga ngo aya masazi amagi atera avamo iminyorogoto. Niyo avamo iminyorogoto. Noneho ya minyorogoto iragenda ikarya ya myanda ibora, ikayikuramo ifumbire mubona ikora mu buhinzi nk'umwimerere. Isazi itera nk'amagi angana iki? Ikigereranyo bavuga ko isazi itera mu magi 800, 1000, ariko ntawe ubasha kuyabara kuko ni utuntu tw'udufu dutoya, ntabwo wabasha kutubona n'amaso. Nicyo kigereranyo gihari. Noneho ikindi kiyongeyeho, twa tunyorogoto turadutunganya tukadukoramo ifu ivangwa mu biryo, kuko uri umworozi ufite inkoko nyinshi ntabwo wabasha kugabura buri munsi ibyo ubasha kubona. Tubitunganyamo ifu ya twa tunyorogoto iseye neza, imeze nk'indagara. Ibi bigafasha kuvanga ibiryo bizamara igihe kugira ngo bitangirika. Kuva watangira korora amasazi byakumariye iki? Byaramfashije cyane kuko wa mutwaro wo kugabura, guhendwa kw'ibiryo bigenda bigabanuka bitewe no kubona utu tunyorogoto. Umaze kunguka iki mu buryo bugaragara kuva watangira ubworozi bwawe? Hari byinshi maze kubona. Icya mbere, uyu mushinga warazamutse, nabashije kubona greenhouse yo kubyororeramo n'ibikoresho bizamfasha kugira nzamure uyu mushinga ukorwe nk'uruganda. Iyo abantu bakwita umworozi w'amasazi wumva nta pfunwe biguteye, ubyakira utubona? Biranshimisha cyane kubera ko ngiye mba nzi icyo mbibonamo, nta kibazo bishobora kuntera. Niki wabwira abandi kugeza ubu ngubu bataramenya ubu bworozi, abumva ari ibintu bitangaje se, abumva ari ibiciriritse korora amasazi, niki wababwira? Icyo nababwira cyane cyane aborozi, hari ugutinyuka. Ntitwumve amasazi ngo tuyumve ko ari ikintu gisanzwe giteye ipfunwe. Ntabwo ari aya masazi dusanzwe tuzi, kuko aya masazi ntatera indwara. Bo barebe ku nyungu y'icyo agiye kubamarira aricyo bitaho, noneho batinyuke batubaze, tubaha amakuru, ubundi bakora ubworozi badahenzwe.
ese arya iki? aya masazi ntabwo arya, anywa amazi yonyine. hari ahantu twashyize akantu k'akayeponjemo hariya mu ibase, niho agenda akanyunyusa amazi arimo isukari kugira ngo agire imbaraga. yo ntabwo arya, ni nayo mpamvu adatera indwara, kubera ko atandukanye n'aya masazi yo hanze. Amasazi yo hanze arya imyanda akabasha gutera indwara, ariko aya ngaya yo ntabwo arya imyanda, ahubwo utwana abyara nitwo turya imyanda ibora. kandi n'utwo tunyorogoto natwo dufite ubushobozi bwo kunetarariza amamikorobe, ku buryo nta imyanda ibora usanga mikorobe zose zavuyemo. hari uburyo inkoko cyangwa andi matungo byororoka, izo ntabwo zororoka ngo zibyare kugira ngo inkoko itere amagi n'uko bahuye n'isake, izi zo bigenda bite? izi sazi nazo zirororoka cyane, kuko aha zororerwa zirabangurirana, noneho niho ya magi aturuka, kuko ntabwo igi ryaboneka hatabayeho kubangurira. ubwo izi sazi zirabangurirana, noneho tugatangira kubona ya magi avuyemo, niko kororoka kwa twa tunyorogoto. ni ukuvuga ko harimo isazi z'ingore n'iz'ingabo? harimo isazi z'ingore n'ingabo, zikunda no kubangurira. niyo hari urumuri, ahantu hari umwijima ntishobora kubangurira.